ariko Jay nta urimo kuko Jay ntago yagira sosisi inganisha ntago biba ibyo ni biki amasoso nyazo Okay ugereranyije Jeff takameta Jay reka nkubwire dore Jay ke karagera nka urugore mu rukure dore yago ni kubana ako yagomenya yakugejejeyo kabisa ndoko zaboze ubwo urumva ibyo bibanza ndi kurira ngo nawe uzayabyubaka wabanza ukabyubaka ni bingahe ni 2 ubu ukazampa uruzingahe tabuze rahereza papa ugihaza ukavuga ati pa ariko ntabwo naba ngisangira n'abandi ntabwo naba ngisangiye n'abandi ariko najya nyigupfunyikira mu maso handi uzavuga ati none mbara iri ni ryo herezo ndabihaza ibyo ntabwo mbyanze ariko ntabwo nagisangira n'undi muntu ntabwo bibaho cyaba ari icyanjye cyonyine wenyine rukumbi mwese umva uri Uganda urayibuka je yo mbaza ndende uragara bamwitande wimbaza umushuti wawe ufite akabari umunyonyo sinjye wakamugurishije kutabivuga byose se sinjye wakubatse je mbaza ngo mbonye ntabwo promote nakuru mu mafaranga ngandi ngo barayagize wamubonye Wilson wamubonye namubonye Wilson mugambanye nanjye ndamubonye okay Bijou manza wumve ko ukuntu dumba gukunda ese ko mfite isoni nanjye mwahetse nkakuraho kamena mu oya kandi waje zishiraho je mwaje kuri kamera manje ubishe urasa neza wa Bijou mwaje kuri kamera basa oya mbabaya ase dumba gizisoni kandi umukunda uretse gatoya God wavuze ko umukunda wavuze ko umukunda se God uretse gatoya ngiye kugira ngo ngende muri kamera na Bijou bisaba kugira ngo manze ngire ntuza ariko u Rwanda ruri likable mbega ni ibyande nawe wamugera ngo wowe urateruka naterwa nawe ibi biryo ni ibyande mwuko ariko n'ubundi nesa nabikora gutyo oya ariko cyo waje kubona Nesta nkuzi uramuzi ariko Nesta nara nimero zanjye tugira rero twaga sinzi je ariko Nesta nitweze kuvuga ndeba na stati zawe areba na stati zawe bitki ibe neza numva mbaza mubwire tudakundana buriza umukobwa nashaka gutereta bitkira niba uri hafi wumve neza nigeze gushaka gutereta gagagaira ariko se dumba kuba nivugiye ngo icyana ni neza ubu koko niba mvuze ngo cya Bijou ni cyiza nkoze ikosa ukaba ufite nimero nesa yanamukora oya mfite ngira nimero ye nawe agira iyanjye n'ubu bitkira kubajije nimero aho wayikuye wavuga iki nimero se nayibura bitkira ngira ngo urumvishe ni atari nesa n'abakobwa n'abakora tuzikundanira ejo bundi nabonye akaganiro Bijou yakoze muri Nigeria abeshi Nigeria shangu kibuno ni iki none se warakikuriho cyangwa urakintwaje Bijou waje je bita umugeri ni indaya nari nanze kubivuga ariko ukuntu amaritse akaguru nushaka unyita indaya umugore w'indaya ukuntu aryoha yo mani indaya iraryoha nta n'umugore ubana n'umugabo utari indaya uri ikigoryi umugabo wawe mubera indaya umubwira amagambo y'uburaya wo mushiri ndima muri no gutambana umubwira ati mana we ati iki kintu ni cyiza sibyo mbabwira uko mama cyunari umubwira ati moshe
chéri bébé, tu es mon cœur. C'est toi que j'avais entendu dans tout. Bijou. Ongera unkubite umugeri. Wewe. Je! Yo. Wamubonye? Ndamubona Bijou. Ariko rero Bijou sinzi impamvu uwo niwe bita Bijou. Sinzi impamvu igihe kitari kibi. Ntabwo amafaranga ajya gukoresha inzara dore ukuntu inzara zanjye zisa. Sinzi impamvu cya Bijou kitari kibyimba imbere. Ubundi Bijou niwe munyamasisi wenyine yakoze ako kazi akora wenyine. Bijou munyamasisi se? None. Segenda hende va kumuntu. Uwo mubaza. Singuwo mubaze ngo. Ntabwo ari umuhembe. Bijou. Sasa makuru ufite ngewe mvuka imasisi waki. Katsingo ni yakuremye nawe watu wakuza Katsingo ni Imana. Dere Bijou murategura kugira ngo kibyimbye imbere. Bijou niwe munyamasisi wenyine yakoze akazi. Dumba. Twubahane. Ntabwo mwihakanye ariko ntabwo ari umunyamasisi bite byawe ariko. Bijou uvahe. Wabantu bose uzajya uterura ujugunye masisi. Ukunda nakwemera ariko ntabwo uri iwacu. Urumva? Bijou uvahe. Yewe. Nkubwire sahani masisi mvuka. Mbwira numve. Ijomba. Oya uretse ceceka hari igihe tuzabiyereka sheri ntabwo muri. Uti masisi? Ntabwo batuzi. Uti masisi? Mbwira ivuka masisi. Nze Bijou ibyo akora sibyo bariye bakora. Umva rero nkubwira je sibyo twubahane uje wubaho ko ejo bundi watutse urama mu mutwa ku bana be bro basi uje bikorera kuri pano zawe ariko nje ntuza kumenyera umuntu ntukamenyera abakobwa hano bro ndagusabye kabisa ariko se aho je ni iki kibavuze bite byawe ariko mujya kumutukira handi ntimukaze kubatukira hano yarakubaza gufata ko mubaho kuri pano ntabwo ari byo kabisa urashaka ko Bijou tumwandagaza abandi bakuri umwandagaje bite byanyu Bijou hano aho yatangiye kuvugana ko Bijou ari indaya ntiwabyumvaga kutabivuze Bijou sarabyemera bite byarangera gufata umurwa mu itindaya Bijou nani hano Bijou se ntiyivugira nawe n'abandi umwana mwamuharabite Bijou basobanuriye mwabusore that's the half you see that it looks very nice the full one when you open the door if you're aho mwaharabikiye Bijou none se mva ifite inzu ihagaze miliyoni 150 nubwo ari make sibyo iyo ndayo uri kumva iba Nigeria ifite business ihagaze mu mujyi wa Lagos sibyo iyo ndayo uri kumva ifite umwana w'umuhungu uhagaze imyaka 10 urabwiye ndayo ari iyo ndayo uri kumva ifite ibibanza utanabara ubwo se murambwa ngo ndindaya hemwa nayo kuma mwebwe gusa sinashakaga kugira ngo Godfather yemere bimwe ndashaka rugumi mu mwandikire mubwiye ko nshaka rugumi niwe wenyine wamwandikiye DM ko ari yakuru nawe ariho yaciye oya iyo mwandikiye aguha make uba nkubwire nani Dumba jewe nta kibazo uwo nguwo aba bakobwa baramutse bari hano mukabavugamo gutyo bahari it's okay I'm fine ariko umuntu udahari mukamugira gutyo ntabwo se ntabaza ntabwo bajya bazana ntabwo ari yakuri hano mu minsi yashize bahamagare wamuhostinze utinya kunshiraho ntinya kugushyiriraho iki se nagutinya nari kumubaga urumva ntinya kugushyiraho njyewe uraza njye ntinya abantu urumva warabibonye wanga kunshiraho uzamuzane ari yakuru mubwire ibyo mvuga ahari imbere ye uzamuvuga hari rero tugaruke kuri turi kumwe muhamagare iki se ndamukunda uretse ari akuru ndamukunda mutazanibeshya mukanshira mu akora iki Bijou akora iki Jay akuru icyakora Bijou batwumvikana Jay numva mbere nshatse guhobera umuntu ufite inda nk'iyawe Jess Quiz urakoze cyane tugenda aho hira ntajye mu ngoro tugaru tujye kuraba Bijou abasize ndaki mwaganirije Bijou oya Bijou turamukunda cyane ntago dushaka urakoze cyane abandi bantu bakabihorera umva rata Bijou cyangwa mbaye saucisse mbazanire saucisse murashobora mbazanire saucisse genda uzane saucisse urata
agiye kuzana bya bidodo bimukora barahita bamubaninga baramuvanaho Bijo utayishira barahita bamubaninga mani Je Mamagare je yaze hano barakubaninga nushiraho dildo bahita bakuburagira ka hotel nushiraho dildo uzana icyo wikinishije uzana ikintu ukoresha kwikinisha oya mubona Nigeria abagabo bahari ubwo nikinisha nkande n'abagabo buzuye turebe ibyo ufite ibyo mfite ni ibisosi ariko Jay nta urimo kuko Jay ntago yagira sosisi inganisha ntago biba ibyo ni ibiki amasosi nyazo okay ugereranyije Jeff takameda reka nkubwire dore Jay ke karagera nka uru rugore mu rukure dore yago ni kuva ako yagomenya yarakugejejeyo kabisa nuko zaboze zivuye muri freezer mani yagomba ko ari zifite baraho umva nzisasere zavuye mu Rwanda ubwo nuvuga ngo mbafite frigo yuzuye isozi so nka 400 ese nkubaze uratuye Nigeria uratuye tandatuye ndi mu diaspora hano bijyanye n'amakoyi ufite ndebye amakoyi ufite ibibona byiza we menye impamvu udashaka kubaga amakoyi ni menshi bankandeho nanjye nkeceke cyangwa bankureho wakwivanaho bro ntabwo tubiregera bankandeho nanjye nkeceke ntabwo nkugura reka kuvuga yo niko biju arakabora uvuga ngo du abahungu bari kuvuga ngo mbage oya ariko umva Domba dufite amahirwe Dabije ari hano kandi inguni zose abazizi abantu nyine bankandaho bakangeza ku 50 bakagukandaho bakakugeza ku 10,000 inguni nizo twiberamo gusa turahita dutangira ako mufite umugambi ayo makoyini muyakande kuri Dabije nawe yumva uko bimera ako se Dabije wa mugane bako batarimo baragukunda bagirisha uzi ko n'abantu bamugona mugirisha ubwo se abantu amaze kubona ura nanjye namaze kubibona ngiye kujyanza aho kugira ngo mvuge ibigambo mpuruture nzajya nza nanjye nereka ka account yaraniyicarire nibwo bakurundaho iyo urimo uravuga nta n'umuntu ushobora kwibwiriza mani oya nibakande nako se nigute Duma ari kuri 20 kwa mugari ko ari nkayo yose mani muna namenyera nigute umuntu nka Duma zangaka bari kuri rambi bari kabisa ibaza turi abantu 1,200 ariko kweri tubure n'abantu bagenda bakandakanda aho mwuka byara bazanywe no gutanga amakoyi bazirimo abakene nzabahamagara ndi kumwe n'iyasara Biju muri amafaranga muri Nigeria niho hari iseta ni nabahe bakobwa bajya baza aho ngaho kwibanguza cyangwa kuza mu kazi gukoresha akabuno oya pite bafana ari akabuno ni ikintu kimwe ariko hari n'abagiye mu kazi gutanga service okay cyo urambaje ikibazo yenda kubajije sheri ntabwo urya imboga mbabarugeze kuri 5k AG couple miss thank you so much Biju mu bantu mukorana umbabarire wubahe Biju uri hano na Kaizo uri hano ntuze kugira ikintu bavugaho urimo uravuga ngo nabavuge ndi kuvuga ngo ari inshuti yanjye ndivuga ngo ntaze kugira ikintu abavugaho Keza ni inshuti yanjye nta kintu navuga yaguhaye inzira ngeso wanjye ni nanjye ngukunda urwo gupfa ariko ntabwo turahuza neza Biju
tubwire ngo abantu bajye baza aho ngaho mu gihugu cya Nigeria kuza gusambana bakabagisha ibibuno naye kubaratira sosiso sha ubuze ziragaragara ko zabaye imwe umunyarwanda se ubu nawe yaje muri Nigeria abanyarwanda baguswera adumba bro amabere nyoko se bakuye ko nta mafaranga afite yo kuzana abo tubirimwe cyangwa kuzana abakozi wazanye bwabo mu bw'amadirede se nta makuru ufite nese uwo muntu akora iki muri Nigeria kazi simfite iduka ni umuri gato reka murebe Dabije yarambwiye ngakunda kuri Dabije yarambwiye ngakunda kuri gatwa kubi baba we Yesu akubabarire uko utazi n'icyo ukoze Bijou najye ukunda nkunda kuri gatwa nande nabo mwasambanye urambwira ko amabanga aje yagufitiye hatari muri iyo mwasambanye barakurigata bakurigata ese muhungu muri babyimba muri rero aho barigata si ubwoko ku marange sinzi menya bakurura shu ako iranyo ya ngo bagira bate Bijou iranyo ya Bijou ingana kuri buri Iryasa mfite urwo rudigi rwawe genda twitera ariko Bijou wowe ko ikibuno cyawe ari kinini cyane ariko ntabwo mvuze kure ubu iki kibuno ni kinini reba ukuntu ngana muyereke peti ntibikira baragukuraho oya ntabwo bamukuraho ibata bagukuraho turakoze mviyo nkende nayo ariko nujye kwitigenda wamase we irishani rya rero ingiti nkende amase si uravuga kujya uzi ko TikTok ya mbere bayifunze iri hafi kuza 300 ugenda ukande Dabije tuyibona ariko ntiko oya ntabwo narikoresheje reka njye nikoresheje shabundi wa musore abikoresheje cyane nese twahuye rya LJ igihe umunsi wa mbere umbona mu maso yawe wambonye rya wari warikoresheje buriya nari mushasha buriya nari nkinarwaye bingo ariko abanyagisenyi Bijou wabagishije angahe wakoresheje amafaranga angahe ngiye docteur yari umugabo wanjye yankoreye ku muntu koma yeshanje Bijou reba kugira abavandimwe babanzaniye na GC banza Bijou ngo n'umuvandimwe ajya muvandimwe se cyangwa n'umuvandimwe mu bundi buryo baramubaninga vanaho Bijou vana iyo ball twakazo muri Nigeria nazo zimeze vana iyo VG vana iyo G tawanyine ubwo ntibifrizinze network mutapinga bane 1200 mutapinga mwandike wifi ni bya biro bandikamo nibihe mani abantu se banga nto bazidu FYP mwandike mu FYP mwo kapfa abantu 1200 mutapinga mwo kabya ngo batatumanura sho murayirya mute no kuvuga ngo FYP abakobwa komera kudakunda abakobwa b'inzobe uyiwe byari FYP bisobanura umwana ntabyo nzi for you page mutapinga ariko se ko batanadukanda ko nanywa njyewe nigendere nawe ndashaka kwigendera ngiye pe nabona imibare itari miragenda ihinduka none se byagenda gute ibintu by'urugambo ko batankandaho ngiye ndaguma hano nshaka iki urugambo na strategy y'amakoini ni ibintu bitandukanye mani umuziki mbabyinira ako kantu kugira ngo baduhe amafaranga urakoze cyane ndumva ni gute batagukanaho Bijou afite strategy
Haje umuntu cyangwa umuziki. Mbande bashiba mushiramo mbapira. Bankandeho cyane igendere mugumana karayivuka. Ninde muntu hano ufite ntuzi. Bijou. Baririmbire cyangwa amashaka kuva ariko barata abantu kanicyo kibazo. Asante sana bamwita Alino. Bamwita Alinos. Uretse gato. Bamwita Alinos B cyangwa se Aline Kipenzi. Ayisa nka Domanigani. Aline Kipenzi nagejeje Dumba ku gihumbi base akabona kugira urugo. Aline Kipenzi asante sana. Dumba wabibonye ibyo uvuga ngo ntabwo gukanda urabona ko ibintu byatangiye. Dumba urabona ko batangiye kugenda. Zero yambereye umuntu muzima kuva kera. Zero no umuntu muzima cyane abonye ko Zero hari ibintu yankoreye. Guys mudukandeho. Bijou ufite radio nkwereka utuntu twikorera. Bijou ntabwo yayibura. Bijou zari radio zana umuziki nkwereka. Mu nkandeho cyangwa nigendere. Babanze bamima manje. Shira umuziki nkwereke. Uzo umuntu wamagaye du. Ni isimbi no irinde muzane. Muhamagaye muzane. Muzane ukureho njuka. Nubundi cyanjuka ntacyo kimaze. Oya ari umwanya impande yawe du. Ase uranshaka cyangwa umwanya wawe. Nubundi cyanjuka ntacyo kimaze muzane zana isimbi no irinde. Isimbi no irinde ahure na Bijou nkwereke utuntu twikorera. Ikibazo ndabigire ntabwo zizi kuza kumvisa ntabwo bigo. Urahita ufata ikipe urafata Bijou ufata isimbi. Ikibazo bose n'abashuti banjye. Kandi bose ni ndazajya. Bose ni ndazajya. Oya ngenda shuka Bijou ngenda shuka. Niba udashukwa mvanaho. Yewe ndabagabo bashukwa shu. Turashukwa. Mudashukwa mutahe wanyu. Turashukwe. Gusa ndenze kwica hagati aho. Giselle oya Giselle uri muri ama Giselle ako kaboro ko nyine Giselle. TikTok yanga ikibuno ariko TikTok kubera icyo mugari yanga ikibuno. Brown skin igeza ku mwarike FYP mwarike mu gazi mushemo FYP. Ikive hejuru. Mwanike mu FYP kujya mu mwanda w'utuntu duto mu mwanda y'ibintu bimbesha icyubahiro. Giselle ndakenda ma. Dano duce n'uburaba mani mu bintu binini man. Ariko se waretse ko dutangiye ko uyibona je uyo murashobokanye. Giselle merci beaucoup. Giselle merci murashobokanye. Ngeza ku bintu bizeshe wanje. Nk'umugore aragira ngo mbyine nk'abagabo se. Bakoze cyane mu mbwirire. Ariko Bijou bakubwira nk'irya umugore n'uwirya. Bijou ufite skin nziza ukoresha iki? Skin yanjye nisiga makari. Makari ni ibikize kandi? Abakobwa barayizi. What the fuck is it? Keza Teriski. Keza arayizi ndabizi ko ni umunyamujyi arayizi. Makari ni ikisheri wanjeke. Ni kwa kundi umuhungu arangiza. Na amavuta aza ari game yose nyine abafunze ni nkuko wavuga n'amavuta y'amanyamafaransa. Thank you Eric. Yamwiga do. Yego. Ariko arimo amafaranga do naboze munaye. Nago witukuza nka Bijou uri hano. Telefone iratakaye. Nari mbonye ibere ndagaza. Ibere rya ariko urumva ahantu ubwonko bwe bwibere. Ubu uri kuvuga ati I wish can remove that clothes. Uramenye. Nose ko bantana kubaca. Makaragura ngahe sheri? Makaragura 100 arahenda. Agacupa kamwe ariko ubwo ushatse kugura game yose Imana yanjye nanjye sinjya nyigura ntayo nabo. Arahenda. Ntabwo mutubwiye ibiciro mutubwiye kwa ni meza. Ni meza pe ni meza nayo babwirwa ari meza muri gahunda afite zanayacuruza kuko ndayakunda ni meza cyane. Nibwo bwa mbere mbonye umukobwa ufite skin nk'iyanjye. Shana mu kwaha shunga yabaza ukuntu igitumbare kimeze. Oya reka. Ariko Bijou ikintu ukundiye? Wewe wahisemo.
nahise naye muje abagore bose naheze umwana arasingiza karame abakobwa benshi rugenge ntabwo abashobora kwishiraho ratari hasa neza. uzi je nkunda umukobwa uvayo cyangwa umuntu wari wese niba utema ibiti ukaza ukabwira abantu ati ngiye dumva n'ibiti nabimvuye muri Abuja ntago ndaryama nimwe mwandaritse naje bari kungaga ibyiso byanjye rero birakunda bigatunurira umugabo nagatunuza bye agatunuza iki uratunura agatunuza ATM none se Bijou iyo mubona abandi bana mwayobotse isoko rimwe aya masaha bari kuzuza amazu nk'ari yawe ikibazo cyo cyakunaniye kucyubaka ngo se nkoresheje ijambo ritari ryo tuzabaza bansuye barahazi ntabwo inzu yanjye yananiye ahananiye ni mu bibanza kububaka naho inzu mbamo irubatse iruzuye bien baza agasuku nawe arahazi sorry inzu yawe yarahaje ayandem niba yaje birahindutse uretse gato uravuze ngo inzu yawe yaruzuye Jay uravuze ngo bano bantu abagore baratangiye Bijou uravuze ngo ibingibi turi kubona amazu bari kudarapa wowe yawe nuko wanze kubikora wubatse mbere yabo shareka mubwire njye nagiye kwa bivuga tuvuga hari inzu hari n'utuzu ntimugafate rero utuzu ngo mutugereranye n'ibizu okay akanje sakazo nawe ntabwo ukimeze ariko iraya Jori nawe ni uzafata abagore iri nyamato ukayiterura ukayikubita kwa Jori mbabarira ndabona birenze Jori yaraturashishu muze nanjye mungeze kuri one Bijou wasinze Iligala network araje uje ananiwe simuzi ko mvuye mu safari yari mu rugendo bro arananiwe yari mu rugendo Bijou bwira Ligala ngo welcome bayagira ngo avuge ngo reka banze nsuhuze I&M Bijou banze nsuhuze I&M mubwire ngo hello I&M baby hi okay that's good I love that mubwire haro nkaho ugiye gutangira ituru ya kabiri ibi bihamba tubagikungana agiye gukorera ibitangaza bamwita I&M that's how okay that's how erega bakire bari batari bwaje I&M ngo ni I&M ni abandi bantu bari barahanga bwa bugege I&M abandi bantu barahanga I&M mana we I&M yaraguze dore I&M avuze ko yaguze yigeze kugura dore ngo kandi Bijou aranze sha I&M rero nanyiyereke dore nanjye ndi hano Bijou biramuhamagaye ngo I&M ngo ni ibikisi Bijou I&M bamwita urundi rwego bamwita urundi rwego mu bijyanye Ligala network ntabwo ndagira Ligala ariko mumbore nongere nshimire nanjye umuvandimwe bita PM wangejeje aha PM yubaho nubwo niwe musenzi wandebya ndeba kigibiti nkaze kujura PM ni wangejeje aha ngana mureke mushimire ndugu ariko Bijou afite abafana urabona Bijou arageze Bijou Krame urembe wamusabiye se bari bamwimye bose bari bamwirengagije ngewe nisabira ikintu se basi erega Bijou ni ndaya yakiyemeje wakinsabye nkakiguha kiba winuka ngo ndi ndaya ngewe na request yanjye ngiye ndashaka umugabo I need a husband I&M if you are my baby please come and marry me because I'm tired of being outside and I'm ready for getting married please. Oh my vuga explicitly mu Kinyarwanda vuga confident mu Kinyarwanda ngo ndusha uburaya vuga mu Kinyarwanda cyiza I&M acyumva ati ndusha uburaya ndashaka umugabo ushobora se wangegera ngiye bakuwe ko ndi ndaya imbi cyane njyana ukasuka bikuita wemera iriya ndaya rero mwebwe muvuga indaya ngewe sinzi ukuntu ubundi indaya ni indaya ifite amafaranga shiri mwebwe rero indaya n'imbobo n'ibiki byose ngo ni indaya shiri oya umukobwa ufite amafaranga niwe ndaya niwe ndaya rero ntutite indaya ngo muzigire chip kandi indaya ntabwo ziba ziri chip ntabwo uraba indaya kuko udafite amafaranga waba indaya ute nta biciro uzi ukuntu uburaya buhenda wakisiga amakaro ukagura please
Take your Ako se time. nk'ubu nkanjye nshaka kuza katuvuge nshaka mbivuge gute Isubira kuri I&M ariko se ubundi ko nta gift mbona mpereza. I&M utanga gift. I&M utanga gift. Ariko Enda mbishakira umugabo ukanzanira iby'indayi ubwo se ubundi namubona nte wambobo. ariko navuze ese mbwira ubundi ko mbona umugabo wanjye wamwatatse se we buriya bundi dusubire ku bintu tuvuga ibindi biranibiki. Uwe mugabo wawe Nuze Jay aramuzi. ninde wamwatatse? Jay yaje avugana Jay na wandawe vayo hano abana ukuntu wihererukamo ku kantu kiri umugabo ariko nanjye nahise muva warayanteye ubwoba yarantunguye. ngo byageze gute? Jay wazi ibintu menya wari ubizi neza simbi Byageze gute? hari ibintu muzanye oya reka tubyorogo ntabyo yibuka nzabikwibutsa. Dabiju Oui. njyewe nanjye ndashaka kuzajyamo. Hehe. Uvuze gute je? Igiso. Mujye? Ngo ntihajya bavuga ibyo bintu. Kwa Godfather? Ngo ntihajya bavuga ibyo bintu ngo by'ibisundi. Wumvishe ibintu avuze Biju? Wumvise ibintu je avuze? Ngo ibikisi? Ngo igisoni. Ntacyo nzi. Ariko se mani none se du. Ndimo ndasubiramo Jesu Biju ibintu Jesu kwiza avuze. None se ko nanjye nshaka kujyamo Biju? Sha rero ntago wajyamo. Kubera ko ntabwo ufite ubushobozi bwampa amafaranga ahagije kugira ngo takangahe. ubwo urumva ibyo bibanza ndi kugira ngo nabo uzayabyubaka wabanza ukabyubaka. Ni bingahe? Ni 2. Ubu ukazampa uruzingahe? Utabuze rahereza papa ugihaza ukavuga ati pa ariko ntabwo naba ngisangira n'abandi. Ntabwo naba ngisangiye n'abandi. Ariko najya nyigupfunyikira mu maso handi uzavuga ati none mbara iri ni ryo herezo ndabihaza. Ibyo ntabwo mbyanze ariko ntabwo nagisangira n'undi muntu. Ntabwo bibaho. Cyaba ari icyanjye cyonyine. Wenyine rukumbi. Mwese umva muri DM ndaza kukwandikira iri joro. Niko bimeze. Nushaka no ku meza natetse nakizana nkamba nkicara ku meza nkamera ngo kwa. Ako reka urya ukeba kugira ngo unyurwe. Umva Biju. Ufite nka body count zingahe z'aba Nigeria? Byo ndi ibikiza. Abagabo rangiye kuryamana nabo baba Nigeria. Change mbona muri relationship by the way ushaka ubutanze nje mpora nkundana nshwana n'umwe harundi tugashwana hashize nk'amezi hakaza undi sheri ntabwo sheri nukuri kwimana ntabwo urimo ndashaka no kugusebya cyane no kuguseza ndashaka okay umaze kugira boyfriend bangaye baba Nigeria ndeke kubivuga gutyo ndeke kubivuga nabi kuva natangira kuzina ni 3 bose bagusambanya mu byo bwiza je Biju ntabwo ari indaya. Ntabwo ari indaya rata kubera ko nene se yago ntitwazanye nawe wazana umugabo ukundana Juga nakora ni umva se banzure banzure ibintu I&M nkoreye I&M databuja asante sana. Ubwo rero vuga wenyine komeza ubwejagure wenyine nge sinongera kuvuga ubwo se baraguhereza nkande wenyine. Oya humura raja gushyirireho bamwita I&M. Ntabwo nongera kuvuga. Biju no birakariramo ibintu byano nuko bimera. Nge na dumba twajyaga tuza tukavuka bagahita batamu ndi muntu bagahita batabonesa.
niko nabaye injajwa sinongera ngo bahitaga bataboneza ngo bamuhembera none bagutayemo batantayemo wabibonye niba ko bataboneza bamuhembera ko kubita bitikira ibyo bintu byiborera ariko uzakubitwa n'inkuba Bijou aho Kaneza nabo Bijou uri single se sheri wanje Kaneza nako waramwibuka muca inyuma bimwe bibi navuze ko nongera kuvuga bazado oya Bijou reka ibintu by'ubufura sheri wanje vayo tuganire nibabanze bamereze se gute baraza kuguha dance sa nk'ukibyimbye Bijou kibyimbye baraguha Bijou kibyimbye tukibona gitumbye gutera thank you so much ntabwo bajya kuvuga winjajwaho abantu bari baraguha ariko baraguha utuntu dutoya kandi ndi munini wa oya bagutema ibintu ariko se abahungu be ko bagiye kuza kuze bagiye abatipe ko ahangaha bagiye gufata ifoto bazakoresha nk'ibyumweru 2 abantu bari baraguha ariko bari baraguha utuntu duke Bijou ahangaha bagiye gufata kuri kamera wowe komeza ugiye gutya ufate screenshot kare kama iyo screenshot bazayikoresha nk'ibyumweru aba diaspora banje bagiye kwikamata bakoresheje ifoto kumeza uko bari kamata nk'ibyumweru 2 nanjye ndi Bijou nayitamba avire hiki bahereze offer maberanye ko niba bari guha amafaranga wenyine barangiza kuzimbemo thank you ivire umwana we Masisi genda ariko se wabona nagiye ariko se mwagutuma mutwara agende abantu ntabwo bari kuganira na bagana bagube bajanjanye ku mwana yakoze imbere abana barashyize amafaranga mu yabo umubiri wewe uza amafaranga nakoresheje abana barashyize amafaranga mu mubiri wabo Bijou imbere ikosa ryabayeho urwa kumva salama ndakubona salama bose kuzana ahantu hari dumba kuzana ahantu hari dumba na gasuku niryo kosa ryabayeho niryo kosa ryabayeho sheri reka kubera ko babambwiza ukuri wowe uri mubi gahambirwe ubwo mpindutse mubi Godfather narakubwiye Godfather ndakurwaye Godfather Bijou yewe nzaguhitana ntabwo wabona urukingo rutuma unduka Bijou Rame ndakwinginze ninjye wakubwiye uve kuri kamera ninjye wakubwiye uve kuri kamera sinjye wabikubwiye sinjye wakubwiye ngo uve kuri kamera igorata shunda kwa gift buretse gatoya ngiye kukubwira ibindi bintu sibyo subira kuri kamera subira kuri kamera umva Bijou umuntu arampamagaye arambwira ati bwira Bijou asubire kuri kamera uraza kumirwa Bijou ni ndaya yanjye ceceka buretse je Bijou subira kuri kamera umuhungu wanjye urebe ibintu agiye kugukorera kugira ngo bashyukwe batanyise umuntu ugiye kuguha gift we subira kuri kamera gusa Bijou si ibi wahisemo uko niko kuri bari kukubwiza Godfather bindekera ibi ngibi ninjye ubifite Godfather gumuvuga ngiye gusabira Bijou ugiye kumusabira ngiye kumusabira Bijou subira kuri kamera ngo usabire nawe uremeye ugiye kusabira noneho nurangiza usuhuza umunyacyubahiro A&M umubwira ati nyakubahwa ndakwakiriye A&M n'urundi rwego nesa wowe ntukajya ukubita umugabo ngo uzuvuge kuri A&M oya ntibibaho ariko nawe wabonye utuntu two kwivugira wabonye udukuru A&M n'urundi rwego man Bijou wabonye udukuru pe Bijou Butera thank you Bijou agiye ahise agenda indani ko zikora SB Sami nigereza ku 2,000 nanjye nigenera ubwo Bijou agiye nta kintu ngifite nkora hano connection za Nigeria ntabwo ziba zoroshe ingwe twarakuze nukuri
Da Bijou Keza chérie wishusho nijoro nakurose mbaza ngo twarimo turakora iki unyandikire kuri WhatsApp bimbwira uzi ko twari turi Rwamagana tugiye kugira intuza gushaka ibiraro by'ingurube